yego zashe tanga inkoni kwa pare egera imbere umusaza rero ko ikibazo cy'umurongo umusore kiza gukemuka ajene karana mubyeyi wa musore asabiraga none ni rwose zashe komuno jamufite ikibazo abonye umuti cyaza gukemura kandi nzi ko ndahano mu gihugu cy'ubwonko ari bwene mishyitsi nicyo kibazo mu Rwanda kidakemutse kare ufite umuriro mwinshi zashe ko ufite umuriro mwinshi uzubera umusonga hari n'icyatsi mwahinze cyitwa kizimyamuriro heza nakazi sikaba ufite ikibazo gikomeye nashije kumutinda gasi rwose mubyeyi ahubwo nimba mutuhari mudutindire mubyeyi mwabuhiza neza akanywa kare mwana wanjije sabura mu ijambo ryawe hariya reka nsabe musi angere kambere ryabone azane do kwitora akazi ndebe ko uwo muriro yaworoshye umwanya mu wawe akazi yakoze cyane data zashe nugira ikibazo ko karwara ntabwo ko kuguhura mukanya nabivuze ngo nishyiramo shantari n'igifine birahuriramo ariko kandi twakira ubukwe wa data n'amashyi y'impundu ndagira ngo mushimire iki kuva kuri uyu musore utangiriye ingamba kugera kuri uriya wisoza bose nababonye n'imfura cyane abasore b'abakirisitu kandi n'abasirimu babakomere mu mashyi ushingiye kuri icyo rero buriya nubona umusore wambaye darubindi haba harimo ibintu bibiri ashobora kuba yaratinze muri rayibura arasoma bibiliya cyangwa ari amafaranga abo basore ni abanyamafaranga nibo bakomere mu mashyi ku bw'ibyo batambuka mujye muri biriya byimbo mutera intambwe mugana ibyimbo ariko kandi nzi gusaba n'isibo y'abadasongwa ndaza gusaba iyi uretse we kugenda mama mujye ruguru ndaza gusaba mfite kofe nziza agera muri kapiteni w'amavumbi iyobora abandi basore namwe mugane hariya kandi mbibiri banga ntihagire umuntu wicara yegeranye n'undi buri wese asiga intebe hafi mutambuke hanyuma rero kare uyu musore wagiye urwo yamenya guca amaraka yamirura inka ntiyazizinuriye bambwiye ngo kuva ukanaracisha umuryango inka z'icacu ku bw'ubupfura bwe n'umukomere mu mashyi nyuma gihugu uze gutera intambwe bajyane hari abo twicara abami ububwire ngo data yamushinge n'umukwe ntabwo yasubira mu gasonga bugari ahubwo arahabwa intebe y'umukwe mu muryango pari mujya imbere atera intambwe ajya mu muryango ruhanga n'uruhanika amatuza saniteri wagira ngo ni stade amahoro ivuguriye Kagame yatubwiye komere mu mashyi mutware cyane hanyuma uze kumufasha y'ishyimbo pare mufashe inkoni pare hinuruti rero ibibero ururi ibibirori icumenya kugira imana hari ikinyarwanda gikomera kurusha ikinyarwanda zashe anamiza cyane erekeza ibiganza kuri izi mfura baguha amashyi baguha impundu bakwakire kwa data impundu zivuga bwa gatatu nuko iwacu twakira abato urwinikiza urwanaga n'ingabo zicyuye izo mpundu ntizikabure iwacu kandi nyakugira imana babonye ko twagize ibirori by'uruhererekane kandi by'uruhurirane ubundi mu cyongereza baravuga ngo ni ndamo ibyo bintu zisitaho tubiha amashyi nawe rero nimuza gutanga uburenganzira mwasabwa abakobwa kandi mwabatanze kwa kundi mwadutoje kuduha uburenganzira
ibyo murumuna wanjye umuhuza w'amagambo ndagira ngo rwose udatinze umbwirire umukobwa wa Yesu aserukira aha abashyitsi bamushaka agire vuba ntatinze kandi ibyo birori biyobore byihuse kugira ngo tuze kugira igihucucu. Murakoze cyane. Maze n'umbere ndetse kabiri mu gikaro yagerageza amagosi agakanda agakarahanda musaba wa Yesu atambuke ashingishe serivisi y'umutarati ishimire igituza cy'umutabona kirimo bwogera bw'igitari gitaramo kimuturwe tumwakire ahubwo rero Ntabwo yagukurura gishongore ninde hapi ntabwo uri Savana